uko imyaka igenda ihita indi itaha ubusanga ikiremwa muntu gikoresha uburyo bushoboka kugira ngo kibeho mu buzima bwiza kandi bworoshye. Ese wari uzi ko muri iki kinyejana tugezemo niba ufite computer, niba ufite telefone na connection ya internet bihagije kuba wakiremera akazi, bihagije kuba wajya kuri internet ugakorera amafaranga nta kindi gishoro bigusabye? Ibyo ngibyo birashoboka cyane, gusa ariko nago ari ibintu biba byoroshye, kuko nubwo ibyo bikoresho navuze birimo telefone, computer na internet ushobora kuba wabikoresha ukabibyaza amafaranga mu buryo bugaragara. Hano mu Rwanda hari ingero nyinshi cyane z'abantu bagiye biteza imbere bitewe na internet. Ubundi internet nicyo gishoro kigezweho muri iki gihe, internet ndetse na skills. Nkuko nari nangiye mbivuga, ni nubwo bishoboka ko ushobora gukoresha ibyo bikoresho telefone, computer na internet ukiteza imbere, ariko ubusabwa kwitonda. Biba bisaba ko umera nk'umuntu uri kurya ifi. Buriya umuntu uri kurya ifi hari ibintu agenda avanamo ashyira ku ruhande, ibindi by'ingenzi akaba ari byo arya, kuko umuntu urya ifi nago ayirya uko yiboneye. Kurya ifi bisaba kwitonda, ni nako gukorera amafaranga kuri internet bimeze. Reka mbanze nguha ikaze, urakaza neza hano mu muryango mugari wa YouTube channel How to Get Paid. Nyaboneka ndakwinginze kanda kuri subscribe, byibuze tugire abasubscribers 1000, dore ko iyo wanakanze kuri subscribe igihe cyose dukoze video ikwereka uburyo wakoresha ugakora amafaranga kuri internet uyibona mu bantu ba mbere. Hanyuma reka uyu munsi dutangire project nshyashya, dutangire gukorera amafaranga kuri internet na project nshyashya. Ngira ngo kuri video nabahaye mu masaha yashize mwabonye ko nasezeye kuri project zo kuri Telegram. Sinzi project yo kuri Telegram nzongera gukora, niyo mpamvu ngira ngo dutangire gukora ibintu bizima kandi bibyara amafaranga. Iyi si turimo ni isi nziza cyane, turi mu kinyejana cyiza, turi mu isi ya AI aho buri kimwe cyorohejwe. Nta mpamvu yo kongera guhura n'ibintu biturushya mu mutwe, ibintu byose byaroroshye. AI ubu ngubu idukorera buri kimwe. Tuzajya tureba n'uburyo wakoresha AI ikakubyarira umusaruro, ikakwinjiriza amafaranga, cyangwa se ikakorohereza akazi. Ubu ngubu ibintu umuntu yakoraga mu minsi 5 mu munsi wose, AI ishobora kuba yagufasha kubikora mu minota 5. Ibintu wagakoze iminsi 5 cyangwa se ibintu twajyaga dukora nk'iminsi 5, nje hari ibintu najyaga nkora bikantwara umwanya, bikantwara imbaraga nyinshi, ariko ubu ngubu nsigaye mbikora na AI mu minota 5. Niyo mpamvu ngira ngo kande kuri subscribe ndetse iyi video uyihe like, kuko ibyiza biri imbere kandi nago ari bya bindi twahozemo, kuko tugiye gukora improvement, tugiye gukora cyane. Ngire ngo nkubwire wowe utarakanda kuri subscribe, reka tubyihorere ndeke amagambo menshi, kuko ibikorwa biruta amagambo. Reka ngushirireho cyase ngusharinge screen ya telefone yanjye, hanyuma turebe iyi project nshyashya tugiye gukora. Mbere na mbere ndaza gusiga link muri videos description box. Iyo link urasabwa kuyikorera copy, cyangwa se niba ufite computer. Je mfite computer ariko mba nakoresheje telefone, kuko abantu benshi mufite amatelefone, kugira ngo mwisangemo rero cyangwa se mubone uko ibintu bikorwa neza 5 kuri 5 nuko nkoresha telefone. Ariko niba ufite computer uri kurebera iyi video kuri computer, uraza gukanda kuri link iri muri videos description box. Wewe wakoreye copy uraza kuba downloadinga iyi Mrs Browse. Iyi ni application ya Mrs Browse, nkuko wakumva Chrome, nkuko wakumva iyi Google isanzwe. Gusa twe dukoresha iyi Mrs Browse, kuko iyo ukoresheje
telefone biba bisaba ko ukoresha iyi Mrs Browse cyangwa se waba ufite iyi Kiwi Browse akaba ariyo ukoresha. Iyi video ndayikora nitonze kugira ngo tuze kujyana, ntago ndi buze kwihuta, ndakora ibintu gake gake. Hanyuma nuza kuba wa downloadinze iyi Mrs Browse, wayibonye uko yandikwa Mrs Browse cyangwa se iyi Kiwi Browse. Gusa iyi Kiwi Browse ntabwo ikiboneka kuri Play Store. Niba utarayi downloadinze wa downloadinga iyi Mrs Browse, cyangwa se niba ufite computer uraza gukanda kuri link, kuko muri computer cyangwa se muri PC, muri laptop biba bishoboka ko wakoresha iyi Chrome, ariko niba ufite telefone downloading iyi Mrs Browse, niba ufite computer urakoresha Chrome nta kibazo. Ubwo twagiye birasobanutse neza cyane. Twagiye dufungura Mrs Browse. Mujye mukora ibintu uko twabikoze, nuzavuga uti ngewe ndabizi ibi nibi niki, oya, jya ukora ikintu nk'uko twagikoze, kuko kwiga ni ukwigana. Numara gufungura Mrs Browse uraza hano muri search, hano nyine basacingira, upastingemo ya link wakoreye copy. Numara kuyikorera copy uraza kubona hano munsi ihaje ZK Verify. Okay, uze hano kuri loyalty program, cyangwa se ushobora no kunyura kuri enter cyangwa se ukayikandaho nka kuriya nyikanzeho. Urategereza rero igihe iri buze kuba irimo gufunguka. Hano reka dukore refresh turebe. Okay, uri kubona ko bari kutubwira ngo welcome to ZK Verify, let's get you started. You need your first point for using referral link. Nuza gukoresha link twatanze navuze, uraza gukorera copy iri muri videos description box, uraza guhabwa point 50 kuko nyine wakoresheje link yacu. Hanyuma ikindi kintu usabwa gukora, uri kubona ko hano bari kutubwira ngo they will be reflected in your balance once you connect email, connect Twitter, connect Discord. Ni ibintu byumvikana ko ikintu cya mbere usabwa gukora no gukoresha link yacu. Hanyuma wamara gukoresha link yacu ugakonekta email, ugakonekta Twitter, ugakonekta na Discord. Hanyuma tugiye kwiyizira hano kuri connect, unkurikire tujyane step by step. Hanyuma ngewe ngiye gukoresha iyi OKX wallet. Ukwiye kumakinga sure ko wadinze OKX wallet extension muri browser yawe. Niyo mpamvu twe nk'abantu turi gukoresha telefone dukoresha iyi Kiwi Browse cyangwa se Mrs Browse, kuko ntago ushobora kuba wakadinga extension muri browser ya Chrome igihe uri gukoresha telefone. Ni ibintu byumvikana. Hanyuma tugiye gushyiramo password dukoresha kuri OKX wallet. Tukimara gushyiramo password turaza hano kuri unlock, dutegerezeho gato cyane kugira ngo dukore hano kuri iyi connect button. Barahita batubwira ngo connected. Bakimara kutubwira ko wallet yacu yabaye connected, turategerezaho gato tuze hano kuri click to sign. Okay, hanyuma dukomeze dutegerezeho one more moment, duhite twongera tuze hano kuri confirm. Nitumara gukora kuri confirm, wallet yacu iraba yamaze kuba connected kuri iyi ZK Verify platform. Hanyuma tugiye gutangira turebe ni gute twabona point, kuko ikintu cya mbere ukeneye ni ugukoresha uburyo bushoboka ukabona point nyinshi. Kubona point nyinshi niko kubona amafaranga menshi. Reka twongere tuze kuri confirm nanone. Ndabona bitari byagenze neza. Nizere ko wenda hano byamaze gukunda. Dushobora kuvanamo iyi OKX wallet. Uri kubona ko ku munsi wa mbere duhita dukora na check-in tugahabwa
point 10 uri kubona ko already no gukanda hariya kuri check in bakatubwira ngo check in succeed, tukaza kuri close uri kubona ko point zacu 10 baziduhaye, ariko ziriya point batubwiye 50 za welcome bonus baduha kuko twakoresheje link nago baraziduha, gusa turategereza sinzi bazitanga nyuma y'amasaha angahe. Nkuko nari mbivuze ni ikintu cya mbere utegetswe gukora niba ushaka amafaranga kuri iyi project ni ugukora ibishoboka ukabona point nyinshi. Kubona point nyinshi niko kubona amafaranga menshi. Hanyuma uri kubona ko ikintu dukwiye gukora cya mbere ni ukuza tukaba followinga kuri X cyangwa se kuri Twitter bakaduha point 10. Ikintu cya kabiri ni ukuza tugatweetinga about ZK Verify. ZK Verify nyine niryo zina ry'iyi project bakaduha point 5. Ibingibi bikorwa mu minsi 5. Hanyuma ikindi kintu ni ukuritweetinga ndetse no gukomentinga kuri posti yabo baba baheruka gupostinga. Hanyuma hari uburyo bwinshi wakoresha ukabona point nyinshi. Urugero nk'aha ngaha tudasimbutse hari ukuba wa playinga iyi game, hari ukuba akangaka wenda karatangira mu masaha 4 ari imbere. Uri kubona ko iyo uzamuye hari ibintu byinshi cyane utegetswe gukora, hanyuma ukajya ugenda ubona point. Uri kubona ko nk'aha bari kutubwira ngo ZK fundamentals Trace web 2 to web 3. ni ukuza hano nyine ukajya ugenda ukora izi quest ukuntu uza hano kuri start quest ukagenda ukora izi quest baba batanze kugira ngo ubone point cyangwa se ubone amacoin. Okay, ushobora kuza hano ugaflowinga ZK ukazamura ukareba niba hari ibindi bintu usabwa gukora. Baragusaba guconnecta wallet, gusa wenda ibingibi nzabikorera iyindi video turebe byo ni ibiki, dore ko badusaba no guconnecta wallet. Ntago tuba dukwiye guconnecta wallet zacu mu bintu byose tubonye gutyo gusa, ariko ikintu nshaka ko uzajya ukora guhera ubu ngubu ni ukujya ukora daily check-in, ukaza wenda ugakora n'izi task zo kuba followinga kuri Twitter. Urugero tuje nka hano kuri go to X tugategerezaho gato bahita badutwara kuri Twitter. Badutwara kuri Twitter turabanza dukore authorization, nitumara gukora authorization ubundi tuba following, tugende retweeting ndetse tunakomentinge kuri post yabo baheruka gupostinga. Hanyuma ibyo nibyo bikorwa tuzakomeza kugenda dukora tukajya tubona point. Okay, urabona ko bwa mbere ni ukuza hano kuri authorize ugategerezaho gato cyane witonze kugira ngo authorization ikunde. Iyo authorization ikimara gukunda ikiba gisigaye kuba ari ukuba followinga. Reka dutegerezeho gato, ariko gihe dutegereje munyemerere mbanze ncomeka imashini yanjye kuko numvishe ishaka kuzima. Hanyuma ahangaha iyo tumaze gukora authorization ndabona tuba dukwiye kugaruka hano kuri flow. Reka tubanze tuze kuri flow n'ubundi ndakeka imashini yanjye itari buhite zima kano kanya nubwo iri kwandika battery low. Hanyuma guys, mwibutsa ko niba uri umu content creator hano ngufitiye microphone ishobora kugufasha gukora ibintu byawe is professional. Iyi ni microphone
naguhera ibihumbi 25 ibiri kumwe n'akantu ushobora gushyiramo telefone yawe, ibiri kumwe n'itara. Nyine iyi microphone urayicomeka neza ikamera nka gutya. Nayiguhera amafaranga ibihumbi 25, ubundi nawe ukajya ukora content zawe as professional. Hanyuma uri kubona ko byamaze kuba bikunda. Ikintu ubusabwa gukora ni ukuza hano kuri follow, ugafollowinga iyi project kugira ngo ujye umenya n'amakuru yabo buri munsi, cyangwa se update bagenda batanga buri munsi. Iyo umaze kuba followinga ushobora kuba wasubira inyuma, ukongera ugasubira inyuma kugira ngo uve muri X ugaruke kuri iriya platform. Reka twongere dusubire inyuma ho rimwe. Uri kubona ko duhise tuyigeramo neza cyane. Okay, uri kubona ko dufiteho point 10. Reka dukore refresh turebe niba ziriya point zo kuba followinga zihita ziza automatically. Kubona ko bari kutubwira ko point zacu ari 10, ariko ikintu usabwa hano gukora ni ugukora ziriya task zigiye zitandukanye. Uri kubona ko hano ni kuri profile yacu, nta muntu turatumira. Urasabwa gukora izi task zigiye zitandukanye. Ntabwo nshaka ko iyi video iba ndende, nzagukorera video update nibiba biri ngombwa, ndetse n'uburyo izi task wenda zose zikorwa. Ubu ngubu iyandikishe nonaha, cyangwa se koresha link yacu uconnect wallet. Hanyuma ibindi bizakurikiraho biriya ngo byo guconnecta email, byo guconnecta Discord, uzajya ugenda ubikora muri task. Reka nkwifurize ibihe byiza, kandi kuri subscribe iyi video uyihe like. Ndagukunda cyane. Bye bye.